Muraho neza, nishimiye kongera kubana namwe. Tugiye gukomeza gusangira ijambo ry'Imana part 2. Nkwibutsa gukanda kuri subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubona n'ibindi bishyira kuri channel yanjye. Amazina ni Imanishimwe Damascene. Tugiye gusoma muri Daniyeli ibice 3 umurongo wa 13 kugeza kuri 18. Umutwe w'ijambo uragira uti Saduraka na Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo. Umurongo wa 13. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshaki na Abedenego, nuko babashyira umwami. Umurongo wa 14. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati mbese Saduraka na Meshaki na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze. Umurongo wa 15. Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mutemba kubara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza, ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe nyagasani. Umurongo wa 18. Ariko naho itadukiza nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Amen. Dusabe Umwuka Wera aduhe guhamya nk'uko bano bagabo bakomeye ku Mana yabo. Nakira ijambo ry'Imana. Haleluya.